ati none se ko bambwiye ko umubyeyi utarya ibumba atwite ashobora kubyara cyangwa se kuzabyara abana badafite amano cyangwa se intoki. Ati se ahubwo Samweli we wazambwiye niba ibumba ari ngombwa ku mugore utwite kandi byashoboka ukambwira ikintu uhomba iyo utarifashe mu gihe utwite n'ibumba. Ingaruka ku mugore utarifata yahura nazo ni izihe? Nakubwiye ngo bakubwiye byinshi ku ibumba ariko reka ngusobanurire. Ati uzambwire umugore igihe atwite aramutse atibonaho ibimenyetso by'inda cyangwa se byo gutwita nko kuruka, isesemi, guhurwa ibintu runaka no kurarikira ibindi, niba yaba ari muzima yaba atwite ibintu bizima. Ni Sandra Uwizeye, reka ngusubize rero uyu munsi nawe wafunguye iyi video ari ubwa mbere duhuye. Reka tubane hamwe ibintu bivuga ku ibumba abagore benshi barya batwite, ubundi byaba bimeze bite tubimenye ibyo bintu. Ndagira ngo nkumenyeshe ko kurya ibumba atari ngombwa, si kamara igihe utwite ubwo twatangiye nyine. Dore ibyo wunguka iyo wariye ibumba. Ibaze ko hari abantu bakubwiye ko utarya ibumba cyangwa se igihe umugore wazaba atwite ntarirye ngo ashobora kubyara abana badafite amano cyangwa se intoki. Kurya ibumba nk'umugore utwite si itegeko. Reka ibyo tubanze tubivane mu nzira. Niba abana arabikubeshye turabikosoye nonaha. Wenda mu mico imwe n'imwe uzumva cyangwa se uzasanga bavuga ko ari ngombwa, ariko ntabwo ari ikintu ngombwa nkenerwa igihe umugore atwite. Bigenda gute iyo umugore atarifashe igihe yari atwite rero? Ese koko umwana we ashobora kuzavuka adafite intoki cyangwa se amano? Yego, ibumba turisangamo imyunyu nkenerwa y'umubiri nka calcium, ubutare cyangwa se iron, kandi na magnesium. Iyi myunyu yose uko yivuze ni ingenzi cyane ku mugore igihe atwite. Hari n'abizera ko kurya ibumba bivura bimwe mu bibazo nka diare cyangwa se guhitwa ndetse n'icyitwa morning sickness. Uko ni kumwe umugore cyangwa se umuntu abyukana isesemi mu gitondo kenshi nk'ikimenyetso cyo gutwita. Ibumba ngo rirabirinda ibi ngibi. Uruhande rubi rw'ibumba, kurya ibumba ryagutera cyangwa se rishobora kugutera ibibazo rimwe na rimwe, cyane cyane iyo uriye ibumba ririmo imyunyu ngugu cyangwa se imyunyu iremereye mibi dusanga mu butaka n'udukoko tumwe na tumwe dutera indwara. Ahangaha iryo bumba ryakwemeza hamwe tukubona kuko tukabona ko wemeye. Ibi ni ibintu byabera bibi umubyeyi n'umwana twite igihe byabaye. Ibumba hari nubwo iyo wafashe ribi rituma zimwe mu ntungamubiri umubiri ukeneye cyangwa se umubyeyi akenera igihe atwite zitagira neza mu mubiri kuko zitanyunyuzwa neza. Ni byiza cyane kugenzura aho wakuye ibumba. Ese ririzewe? Nta myanda myinshi irimo? Mbese warikuye he? Kurirya rikakugwa neza ahari bigombe kuba uri wa muntu uba ufite imana. Ko ndumva ibumba ari danje. Reka dusubize ikindi kibazo. Uhomba iki igihe utariye ibumba kandi utwite? Ubwije ukuri ntabwo ari byinshi ibyo uhomba. Nkuko twabivuze hejuru, buri umuntu ibintu akora mu ibumba, ubundi umugore utwite yanabikura iby'ingenzi muri byo igihe yariye indyo yuzuye yabibona, ndetse n'inyongera nka vitamine ahabwa na muganga z'abagore batwite. Ibyo byose bituma bibona. Murabizi bimwe mu binini bamwe muri mwe babahereza muri ibi bihe byo gutwita nyine cyangwa se kuba ufite inda ni abagore. Bivuze ko ibumba atari kamara. Twajyanye ubwo ngubwo. Abantu bamwe bazakubwira ko nutarya ibumba ushobora kuzabyara umwana udafite mano cyangwa se intoki cyangwa se amwe muri yabura, ariko ibyo si byo kuko nta bushakashatsi buhari bwari bwemeza ibi bintu. Bwa nyuma na nyuma reka tuvuge kuri ibi. Mu gihe umugore atwite ati ariko nta kimenyetso na kimwe cy'inda, ati ese ibi bintu nta kibazo kirimo? Gutwita ntugire iseseme ngo uhurwe cyangwa se urarikiye ibintu runaka nk'amasogisi ari kunuka ni ibintu bisanzwe bibaho ibyo ngibyo. Buri bantu batwita bitandukanye, ibyo uzahora ubizirikana. Ntuzongere no kwibaza iki kibazo. Tutibonaho ibimenyetso ntabwo bizaba bisobanuye ikibazo, niba binasobanuye ikibazo. Gusa hano ni byiza kujya uhurya kwipimisha kwa muganga kugira umenye neza ko ibintu bikiri kugenda neza mu buryo mu mubiri wawe, hagati aho utazashiduka umwana wawe yaragize ikibazo ntubimenye ubundi tukababara. Bashimiye mwebwe twabanye, ndabifuriza kuzabyara abana bazima. Ubaye wifuza ko hari ikindi kintu twagukoreraho tubwire hasi muri comment, kandi video yagufashe ntibagirwe kwiha like kandi uyisangize inshuti zawe tuzamurane mu rwego rw'ubuzima. Hano ni kuri Tele Mutanyi Rwanda, niho ukurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko ibi byose biri mu bintu dukenera buri munsi kugira tube tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi rero ku bibera mu isi ukurikira iyi chaîne ya Tele Mutanyi Rwanda. Umanutse munsi y'iyi video ubaye utarabikora
ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo wakanze ubutaha mutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye, ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinzababuri rero niyo gahunda. Nitwa Samuel Mugisha, reka Imana iduhane umugisha, niko duhora tuvuga nimukora ako kantu mwebwe ni subscribe. Ciao ciao.